Iyi ni yawe TV nk'ibisanzwe, uyu ni Rwanda, ndagushishikariza gukora subscribe, like, share, comment kugira ngo ukurikirane ibiganiro byacu tukugezaho. Uyu munsi tubafite umutumirwa udasanzwe, ni umutumirwa, ni umukobwa mwiza ugaragara mu mavideo menshi, ni umusitari, abantu benshi bumaze kumumenyera. Nje nta bindi bintu navuga, reka batangira bibwira. Murakoze, amazina yanjye yitwa Sandrine. Sandrine, ibwira abantu neza. Sandrine ni muntu ki? Sandrine akora iki? Sandrine atuye? Sandrine ni muntu ki? Sandrine ni umukobwa ujya mu mavideo y'abahanzi atandukanye, ntuye Gikondo, mba mu rugo nyine, mbana n'ababyeyi, ndumva ari ibyo. Sandrine ufite amashuri angahe? Sandrine wize hehe? Sandrine primaire bimeze bite? Bijyanye n'amashuri, primaire narize mu ntara iwacu nyine, ya secondaire nyiga hano Gikondo n'ubundi. Hari amashuri hano Saint Philippe niho nayize, aho ngaho. Sandrine, warangije kwiga amashuri yawe ryari? Ashize imyaka 2. Ubu wiga kaminuza? Oya, ntabwo igihe kiragira, ariko nabyo biri mu nzira. Yes, utubwiye ko warangije kwiga amashuri yisumbuye 6, noneho nyuma yo kurangiza kwiga Sandrine ubu ngubu akora iki? Kugeza ubu nta kazi wenda ko ku kwezi cyangwa se ka buri munsi nakubwira, kuko ntako mfite wenda ubu. Ariko nkuko nabikubwiye mbere, kuko nako nta kazi, rimwe na rimwe njya mu mavideo, wenda niko navuga, wenda muri iyi minsi ndi gukora, kuko nta kandi ndabona nyine ka buri munsi. Utubwiye kujya mu mavideo, noneho tuvira imuzi n'umuzingo, watangiye kujya muri video ryari nyarwanda. Ese ni iyihe ndirimbo ya mbere waba warahereyeho ukora kugira ngo utangire gutinyuka no kujya muri video nyarwanda? Hashize nk'imyaka 2. Indirimbo ya mbere nakoze ni indirimbo bita Karima, indirimbo ya kera niyo nahereyeho bwa mbere. Nza kubona nyuma birabaye, nanabikoze ari ibintu bintunguye cyane. Umuntu ambwira ati ngwino umfashe, nzi ko ntari bubishobora, ariko mbona birabaye. Abantu bakambwira ati ubikora neza, urabizi. Nyuma nibwo naje kongera gutinyuka, ndongera ngerageza indi ndirimbo ya kabiri, mbona biraza nyine, ibintu by'isoni birashira. Byari byabanje kuntonda, ariko naje kumenyera. Utangira urugendo rwo kujya mu mavideo nyarwanda, wowe n'ababyeyi bawe byagenze gute bakikubona muri clip bwa mbere? Nta kidasanzwe cyabayeho, kubera ko ikintu cya mbere iyo ugiye gukora ikintu ukabanza kubaza ababyeyi bawe, biba byiza. Narabanjije mbibagezaho, numva ko babyakira, ariko nayo babwiye mbere narayikoze ariko itarasohoka. Mbanza kubibabazaho nyine, ndabaganiriza mbwira ati ndabasobanurira nuko bimeze, ni ibintu nkunda. Barambwira bati nimba koko ari byo gukora gusa, kuko hari abandi bantu bafata ukundi kuntu bitari, ariko ababyeyi banjye baranyizera. Ikintu cya mbere buriya ni ikizere. Barambwira bati nta kibazo, ugenda mu shooting bundi utaye, nta kibazo babigiraho, kuko hanini n'ubundi nanjye nta yindi defo banziho. Nta kibazo. Yes, hari indirimbo ya Mr Kagame wagaragayemo, byagenze gute kugira ngo ure na Mr Kagame? Mr Kagame n'ubusanzwe twari tuziranye, ariko biraho bitari cyane. Kumwe ujya nk'ahantu ukahurira n'umuntu mukamenyana nyine, nkuko twahura n'umuntu hano mukamenyana gutyo, tuvugana bisanzwe, ari nta bindi bintu. Gusa aza kugira iyo ndirimbo agiye kuyikora, aramvugisha, aransaba ko twakorana. Biranantungura, kuko numvaga nyine atari umuntu nyine twakorana, nyine numvaga wenda sinzi ko nabyumvaga. Ndavuga ati kuko nk'umuntu twari tuzanye, mbwa ati nta kibazo turakorana. Yadukorana gutyo, turangizanya neza, indirimbo irangiye irasohoka nyine. Wowe icyo wita kumenyana n'umuntu bya cyane ni iki? Kumenyana n'umuntu bya cyane ni ukuvuga ngo iyo uhuye n'umuntu, urugero bitewe n'ahantu mwahuriye n'ibyabahuje,
n'uburyo mwahuyemo n'inshuro muvugana urabona niba uziranye n'umuntu gutya bisanzwe nyine nta yindi business muvugana nta kindi kintu mupanga nyine muziranye bisanzwe ariko nimba muhuriye ahantu mu kintu runaka avuga ati nkeneye ko mfasha gutya ahantu hose urumva murakenerana nawe ukamuhamagara akagufasha mu kintu runaka urumva mukominikana cyane. Noneho tubwira urugendo rwawe ukomeje mu kujya mu mavideo iyindi video we wagiye mukavuga ati ngewe nka Sandrine iyi video nyigiye mingiriye akamaro ningiye. Sinavuga ngo ni kuko zose zingirira akamaro ariko iriya Mr Kagame byari sawa cyane byagenze neza n'indi y'umutipe bitaga ucino umuraperi sinzi mbamuzi yitwa Friday nayo indirimbo nziza cyane nayo byagenze neza no kuvuga ngo zose yego ntago ari bimwe ariko akamaro kose ariko kose nyine no kuvuga ngo ni ikintu kimwe byose bingira akamaro yego. Yes, none ubu ni igiki gifatika kuvuga ngo ikintu agikuye muri video nkora njyamo ni igiki gifatika kuri uvuga ati iki kintu kabisa ni sawa? Ikintu nakubwira wenda navuga nakuyemo si ntago ari nk'ikintu nkubwira ngo nubatse inzu cyangwa iki kuko wenda nabyo bizaza ni gake gakeya nakubwira wenda buri kimwe ngewe nshatse ndakikorera kandi wenda ntagiye kuvuga ngo ndasebiriza ntagiye kubwira mama ngo ngurira amavuta ngurira iki wenda kugeza ubu nibyo kintu kinshimisha kuba ngenda nkavuga ati nkoreye amafaranga yanjye nyakoresheje icyo nshaka angiriye akamaro muri make ego ntasigaye ababyeyi banjye buri kantu kose ngurira icyo kintu kinshimisha kandi nzi ko bizagera ku yindi ntera. Yes, reka noneho tugaruke ku buzima bwawe. Abakobwa mujya muri video nyarwanda abantu benshi bavuga ko ari ibirara bavuga ko ibintu byinshi bitandukanye. None wowe ukijya muri video bwa mbere nihe reaction yagaragaye ku nshuti zawe abavandimwe bawe niyi? Ikintu kikunda kuza mu mitwe y'abana kenshi bavuga ko abakobwa bajya mu video bafite indi mico ku ruhande itari myiza nyine ariko buriya ni mu mutwe byose n'ubundi ni mu mutwe nyine w'abantu ko iyo utarajya mu kintu nanjye niko nabyumvaga mbere nari nibazaga ni gute iyo bari gushutinga nka nijoro bukira bigenda bite ariko iyo ufite imyumvire nyine ni imyumvire umuntu afite no kuvuga ngo niba umuhanzi aguhamagaye mukajya gukora shoti ni shoti bahuza kuko n'ubundi ya mico yawe niba utuyifite n'ubundi nyine nta cyakubuza nje niba ndi Sandrine tuvugana nka tugakorana iyo video yawe nkafata moto ngataha niba twumvikanye ibindi birenze nyine ni kuteye n'ubusanzwe no kuvuga ngo imico yawe waje muri video tayijyamo n'ubundi ni kuguma nyine nta gihinduka n'ubundi ni kubutuyuteye yanabwira abantu rero bakunda kubyitiranya ko atari ibyo kubera ko umuntu niwe wihitiramo nimba uvuze utingiye kubikora nk'akazi gashobora no kugutunga ntago wajya muri ibyo bintu bindi by'amafuti icyo gihe ubwo waba ari byo wahisemo ariko kugeza isaha rwose ni ikintu nkuko wabona kandi kazi runaka gasanzwe nta hantu bihuriye nuko abandi bantu babikeka umuntu yabyemera bigiyemo nanjye nabyemeye mbigezemo ariko nta bindi biba birenze. Yes, nta bindi bintu biba birenze. Noneho mbwira kuva ujya muri video ukava muri video none ukora iki kintu ubu ngubu mu buzima busanzwe yapana none ibya video wumva ari iki wakora? Wenda sinavuga ngo none hanakora iki kuko byose n'ubushobozi ubushobozi bubonetse ntabwo ufite ubushobozi ngo biri ikintu ukora kuko imirimo myinshi irahari nkeka ko umunsi nagize icyo nshaka gukora cyangwa nteganya nzakumenyesha gusa noneho ubu ntago ndamenya ngo ejo nzakora iki ariko iyo umuntu agihumeka nta kidashoboka. Yes, reka tugaruke ku muco nyarwanda ku bakobwa mujya mu mavideo usanga hari imyambarire idasanzwe ibintu nawe ubona ku muco nyarwanda batandukira none ukuri wowe ni iki uvuga ku muco nyarwanda none ukuri ku bakobwa mujya mu mavideo sibyo n'imyambarire ibirimo se muba mwatandukiriye umuco nyarwanda? Nagara gutandukira kuko buri kazi kagira inzira kagenderaho kandi kwambara ubusa nkeka ko kwambara ubusa atari kwambara mine ntago ari kwambara ubusa kwambara ubusa no kwerekana ubwo busa kandi nkeka ko nta hantu ndabibona muri video
umuco rero nukuba n'ubundi turawubahiriza nukuvuga ngo nimba ugiye muri video wambaye akantu kagufiya ntago bivuze kutaba umuco kuko ntago biterwa n'indirimbo yariyo n'ubundi hari indirimbo zikorwa za kinyarwanda bambaye imishanana hari n'indirimbo rero utashyiramo wambaye imishanana bitewe n'ishusho ushaka niyo mpamvu hari aho ushaka kwambara mini icyo gihe rero ntago wataye umuco kubera ko urambaye kiretse noneho nayo itariho nyine bwa busa bugaragara aho niho numva ngewe wa muco uba utaye kandi kugeza iki gihe nzi neza ko mu Rwanda ntago turagira ku iyo level nubwo tubikora wenda twambara izo mini ariko tuzi umuco wacu tuzi ko umuco wacu ko tuwugenderaho n'aho tugarukira mu kazi kacu ntago turengera n'umuco turacyafite none wowe iyo bavuze umuco nko kuri kuvuga ngo umuco turacyawufite nk'abanyarwanda none wowe iyo bavuze umuco nyarwanda wumva iki umuco nyarwanda no sinzi wenda ku bakobwa baraho ngaruka wenda no kwitwara nyine nk'umunyarwandakazi wenda ku mico yawe utuye ufite wiyandarike witware neza nk'ibyo nari ndi kuvuga bwa mbere byo myambarire ushobora kwambara iyo mini ariko nyine ufite umuco nuvuga ngo sinzi ko wenda nabisobanura ariko no kuvuga ngo umuco n'umuco nyarwanda nkuko tuzi ko abakera kuva na kera umuco wahozeho tukambara ibintu by'imishanana birebire bya kinyarwanda umukobwa ufite umuco nyine bundi twese abakobwa b'abanyarwanda twese dufite umuco ahubwo abantu niba batandukanya ngo uyu ntafite umuco uyu arawufite kandi ubundi byose nimba nge nkunga ko mfite umuco hari undi wenda uvuga ati buriya mukobwa nta muco afite ariko buri muntu mu mutima umunyarwanda aba yizi neza kuko nubwo wawica kose uzahora uri umunyarwanda niyo mpamvu utashyigikira ko uvuga ngo ngiye nishe umuco kuko uri mu Rwanda mu gihugu cyawe niyo mpamvu rero akenshi numva ko tugomba kugendera ku nzira imwe igihugu cyacu nyine yes reka tugaruke muri showbiz tugaruke mu buzima busanzwe hari akavideo kawe ka trendinze mu ahantu hose uvuga ngo nta mukunzi ufite ngo ukeneye umukunzi ese waba waraje noneho ko mubona ariko kandi yukaretse ikijyanye n'umukunzi narabivuze ariko ndumva hagati yo kuboneka cyangwa kutaboneka ni ngombwa ko ngusubiza yes nsubiza nimba waramubonye cyangwa utaramubonye tukomeze tumugushakire mwinshakira yarashyize araboneka ubu uramufite umeze neza ndamufite yarabonetse umeze neza nta kibazo hari habuze iki kugira ngo utamubona no kuvuga ngo ntago ari njya kumushaka niwe uze nyine tunabona bihura kuko ntago ari njya kumwishakira ni igihe cyo kitaragera cyangwa se bitarakunda neza kuko hari n'igihe ushobora no kumara n'igihe utamufite kandi aba bantu bahari bandi ariko yawe utarayibona noneho nsobanurira uravuze ngo ataraboneka cyangwa bitarahura neza noneho yawe noneho wowe ni iyihe yanjye niyo mfite ubu imeze ute noneho tubwire formule nyine ukameze nka wari utegereje kuri wowe kugira ngo n'abandi babe ni umuntu usanzwe nk'abandi nta gitangaje nta kirenze afite nyine ni umuntu usanzwe gusa nuko twahuye mbona turahuje ariko hari akantu bajya bakunda kubashinja abakobwa muri no minsi ibintu byo gutendeka ngo abakobwa muratendeka harimo n'abadatinya kuvuga ko imitima y'abakobwa bamwe na bamwe yabaye nka za yutongo bapakiramo bagapakira wowe ibyo bintu ubivuga iki gutendeka n'ubushake bw'umuntu gutendeka umuntu wese arabyemerewe kubera ko umuntu bundi tuzi ko umuntu agira umutima umwe ariko nimba hari umuntu ufite umutima ashobora guha abantu nk'icumi buri wese akamuhaho icyo gihe rero niyo miterere yawe kandi n'umuntu ubikora ntabwo namujya kumubwira ngo bigenze gutya kuko niwe ubuze uruhande rwe n'impamvu ze ubwo ntabwo aba yanyuzwe ni ukuvuga ngo ashaka kuzahanagara n'umusore akabona ni mwiza ku isura yahura n'undi akabona
ku bakunda ikofi nyine nawe ntunze urutoki akavuga turafite ikofi ariko si mwiza urumva babaye babiri akabona undi wambara neza akavuga turano yambara neza ni ukuvuga ngo ubundi hari uwo gusohokana hari uwo gutemberana muri quartier wa hafi yani batandukanye hari uwo kujyana ku mazi hari uwo kugendana nimugora musohotse mu boîte ni ukuvuga ngo ubwo nyine wowe wihitiyemo kavuga ati uyu nguyu afite umunsi muri weekend uyafite mu mibyizi nyine ubwo icyo gihe niko wahisemo nyine niyo mahitamo yawe ubwo gusi ikintu nzi cyane uko birangira nabi na nzira nziza birangira nama kenshi ikintu kiza no gufata umuntu umwe mugatandukana hakabone kundi kuko nanone bitesha umutwe ibyo ngibyo ariko nyine erega kuvuga abakobwa gusa s'abahungu nese turitereta abahungu ndakeka ntago abahungu nyeka ko batendeka cyane nk'abakobwa byihorere ubuse mbikubazi kandi ubizi nyine bimwe ujya ukora nawe noneho baragutendetse nawe ndifashe uravuze ngo n'abahungu turabikora hari uwagutendetse bibaho cyane ibyo ni ibintu bisanzwe mu buzima ntabwo navuga ngo ni ibintu bidasanzwe ni ibintu bisanzwe muradutendeka natwe tukabatendeka iyo bibaye ngombwa kuko buravuga ngo ijisho rihorwa irindi yego ubu ni ukuvuga ngo nk'ukubise urushyi nipa vuba yes iyi ni yawe TV uyu ni Emmy Rwanda nk'ibisanzwe ndagushishikaza kora subscribe like share comment kugira ngo ubone ibiganiro byacu uyu munsi turi kumwe na Sandrine tubwira noneho urabona igihugu cyacu kiri gutera imbere kuri we n'igiki kigushimisha igihugu cyacu ikintu kinshimisha nuko ni ikintu kimwe bashizeho itegeko ryagiye rikanshimisha ry'kurengera abagore ndetse nakuturengera muri make ni ikintu cyabaye cyiza kuko twajyaga turenganywa cyane urumva n'ubundi biri mu iterambere twajyaga turenganywa wenda sinavuga ngo narenganya aha n'aha ariko niba umugenzi wanjye arenganye ni ukuvuga ngo nanjye imbere yanjye nshobora kuzarengana hajeho ikintu cyo kudushyigikira natwe umugore akaba hari imirimo yakora y'abagabo umugore akaba hari icyo wenda yavuga mu rugo simvuze ngo yasuzugura umugabo ariko nanone nyine mbese urebye muri make cyahindutse ni ikintu cyiza cyane cyabayeho nashimye kubera ko bigaragaza ko natwe dufite agaciro kandi hari icyo twabasha gukora tukigezaho niyo mpamvu umukobwa cyangwa umugore ashobora no gukora ikintu akiteza imbere nk'umugore nyine ko niko kantu kabayeho kanshimishije n'ibindi byinshi ni iterambere ryiza riza buri gihe kandi dushima twese yes none reka tugaruke ku rubyiruko rwo muri no minsi kwishora mu biyobyabwenge mu busambanyi bakishora mu kunywa itabi inzoga wowe ntabwo babigutera ni ikintu kitari cyiza ariko nanone sinzi akenshi numva ngo biterwa n'ibibazo babikora kubera ngo ibibazo bahuye nabyo ariko nkeka ko atari wowe muti sinacyo gisubizo kubera ko ibibazo iyo bije haba hari igisubizo ngo nuko twe twihutira kubikoraho hakiri kare kandi buriya Imana niyibizi ubuzima bwo kwa bupanze navuga ko icyo kintu ariko kiri kugenda gicika abafatwa barabafunga ni ikintu kibi nyine nuvanga ibyo biyobyabwenge nibishira mu gihugu ntibikomeze gucaracara ntago bose ariko bazandura muri make n'ababonetse bakabagira inama bakabigisha kuko hajeho itegeko ryo kwigisha abana nk'abo bo mu mihanda biyahuza ibyo biyobyabwenge ni ikintu cyiza numva ko kuri njyewe ntago ari ikintu gikwiye kubera ko n'ubundi bya bibazo biraza hakaza n'ibirenze hakazamo gufungwa hakazamo ubuzima bubi ariko bizacika kuko leta iri gushyiramo imbaraga nyinshi none uravuze ngo hari igihe ngo biterwa n'ibibazo we ni nk'ikihe kibazo cyakuba ukavuga ngo ugiye mu muhanda ni iki ni ukuvuga ngo sinzi navuga nk'imibereho mibi y'abana mu miryango nta babyeyi ufite wibera aho ngaho uryama aho ubonye ugavuga ati umwanzuro wanjye ni uko ngiye kuba imbobo njye nk'iryo tabasi ninaryama muntu uze mu iteme sinkonje kubera nyine ibi naba yanyweye mu mutwe nyine kumva ko ubuzima ari ubwo ngubwo nicyo gituma ahanini rero abenshi baba ari abana nk'abo naho abantu bakuze babikorera baba babikora bazi ibyo ari byo bo bishakira ngo zafure nyine zafure ari icyo bishakira ariko
ntabwo ari ikintu cyiza, nkeka ko bose byose ni ibintu bijyana mu nzira mbi, nkeka ko babihagarika bibaye byiza. Yego. Ese Vanessa utuye mu kahe karere? Mu kahe karere? Ka Kicukiro. Gikondo ba mu karere ka Kicukiro? Sorry. Karere Kahera, ka Kigarama, ka hehe? Yes, none meya w'akarere utuyemo yitwa nde? Ntago muzi. Uri kumva ukeneye kujya kwiga? Wagiye mu itorero? Oya. Kubera icyo utagiye mu itorero? Ibyo byose ntabwo wagakwiye kuba ubizi. Ntabwo ibintu byose babijyamo. Haba hari impamvu kuko barabyiga yego, ariko ntabwo byose babigiramo icyarimwe, ariko buriya n'ubu wajyamo aracyari kare. Yes, gira ikintu ugenera abakunzi ba Yawe TV n'abakunzi bawe muri rusange, ugira ikintu babwira, ugira n'ubutumwa bagenera, noneho dusoza. Ikintu nababwira nuko bajya banshyigikira, abashuti banjye tuziranye, abavandimwe banjye, ababyeyi banjye, ikintu nsaba ni ukunshyigikira, nanjye nzajya nkomeza nkore nyine neza ku buryo ntazabatenguha, nkore ibibashimisha nk'uko nabibijeje. Ikindi navuga nuko nyine akenshi ibintu nk'ibi biranshimisha, kubera ko nzi ko hari abashuti banjye bankunda nyine, bakunda ibintu nk'ibi, baba bashaka no kubijyamo, ariko ni impano badafite impano. Nkunda ko hari umuntu ushobora kambwira ati shambira ibintu ukora ni byiza, bigenda bite, nkumva nyine nawe afite amatsiko yo kubimenya, nkumva arambwira ati nanjye mba mbishaka ariko sinabishobora. Icyo gihe bintera imbaraga, nkavuga ati iki kintu ndimo nanjye byibura hari abantu banshyigikiye, bumva ko ndi mu kintu kizima, nkuko n'ubundi ku ruhande haba hari n'abandi bavuga ibindi bintu bitandukanye bitari byiza, ariko kugeza iyi saha ndashimira abantu bakomeza kunkurikirana, bakomeza no kumyereka ko turi kumwe, nanjye nzajya nkomeza nkorera ibashimisha, ndumva ari byo. Yes, iyi ni Yawe TV nk'ibisanzwe, ndagushishikariza kora subscribe, like, share, comment kugira ngo ukurikirane ibiganiro byacu tuba twakugeneye. Umunsi twe turi kumwe n'umutumirwa udasanzwe, twe turi kumwe na Sandrine, mwamubonye, ubutumwa bageneye nta kindi twababwira, tuzajya tubakorera uretse kuba ibyo mukeneye, ingeri zose tuzajya tuzijyamo. Ngiye Rwanda nk'ibisanzwe, nta kindi ngusaba, kora like, kora share, kora comment na subscribe, ntiyibagirwe ukurikirane ibiganiro byacu. Turabakunda. Ciao ciao.